Mutagatifu Clemence Clemencia, Saint Clemence, Sainte Clemence. Nshuti bavandimwe mwese abakurikiye televiziyo Kiliziya imwe aho muherereye hirya no hino, Kristo Yezu akuzwe. Njye nitwa Jean Pierre Urukundo, nejejwe no kubana namwe hano kuri televiziyo Kiliziya imwe, by'umwihariko muri iki kiganiro tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu. Mutagatifu Clemencia cyangwa se Clemence. Clemencia yitabye Imana ahagana mu mwaka w'1176. Clemencia kandi yavukiye ahitwa Orléans. Yari umukristokazi w'intangarugero, akaba kandi umugore w'intangarugero mu bandi bagore. Yari umukobwa w'igikomangoma Adolphe Hohenberg. Yabanje gushaka umugabo we witwaga Safemu. Amaze gupfa, Clemencia yafashe ibyo atunze byose abiha abakene, nuko ajya kwiha Imana mu muryango w'ababikira ba Mutagatifu Benedicto, Ababenedictine. Ajya kwiha Imana mu kigo cy'ababikira cy'ahitwa Orléans hafi y'umujyi witwa Treves mu ntara ya Renania mu gihugu cy'Ubudage. Hari mu mwaka w'1149. Yitabye Imana mu mwaka w'1176. Clemence yari azwiho kuba intangarugero mu kurangwa n'ubugwaneza ndetse akaba urugero rwiza mu bagore. Tumwizihiza ku itariki 21 Werurwe buri mwaka muri Kiliziya Gatolika. Itariki yitabye Imana ntizwi, ariko iyi niyo tariki Kiliziya imwibukaho muri Kiliziya y'isi yose. Bavandimwe dukomeje kubana kuri televiziyo Kiliziya imwe, mbere na mbere reka dutangire twifuriza umunsi mukuru mwiza bitwa ba Clemence, ba Clemencia, mwese umunsi mukuru mwiza. Sainte Clemence. Bavandimwe, nta mateka menshi ahari avuga ku buzima busanzwe bwa Mutagatifu Clemence, ariko nk'uko mwabyumvise nuko yari umukobwa w'igikomangoma Adolphe Hohenberg. Bivuga ko yari umuntu ukomeye, yari umwana w'umwami, igikomangoma. Mu by'ukuri ubuzima yabayeho tubugereranyije nawe usanga bidahura. Yari igikomangoma, ashaka umugabo amushatse arapfa, apfuye ahita arekeraho. Ubusanzwe rwose n'abantu batifashije bari aho ngaho, hari igihe abona nk'umugabo we cyangwa umugore wapfuye akiri muto, akavuga ati reka ntabwo byashoboka ko mbaho iteka gutya, agahita ashaka undi mugore cyangwa umugabo. Ntabwo ariko kuri Clemence byagenze, kubera ko we yabonye ko ibyo bibaye, ahitamo n'ubundi gusiga byose. Urumva umuntu wari umwana w'umwami yari afite ibintu byinshi, ntabwo yagombaga kugira icyo aganya abura. N'abagabo 10 yari kubagira ariko ntabwo burya abagabo 10 ku mugore umwe ari sawa. Hari umukomediye w'umunyarwanda witwa Ntakirutimana, ntabwo nzi neza niba ari umunyarwanda, gusa bigaragara ko ari umunyarwanda, akunda gukorera mu bihugu bya East Africa. Yigeze yakora urwenya, ni umunyarwenya birumvikana. Nanjye ibyo ndibuze kuvuga ntimuze kubitindaho kuko n'urwenya, ngo gufata umugabo reka mvuga ufite abagore benshi, ni nko gufata umuntu uri koga ibiganza bye mu mabase menshi, tuvuge aho kogera cyangwa ku migezi myinshi, kamvuge gutyo.
cyangwa se ku marobine menshi, akajya kuri robine ya mbere agakaraba, akajya ku ya kabiri agakaraba, yayivaho akajya ku ya gatatu, nta kibazo kuko ari kugenda akaraba nyine ntacyo bitwaye. Ngo ariko ngo kuba umugore ngo afite abagabo benshi abigereranya n'uko yaba ari ibase imwe cyangwa ikintu uri gukarabiramo kimwe, noneho hakaza gukarabiramo abantu benshi. Kalisa akaza agakaraba mu ibafu akagenda, Mutimbwe akaza agakaraba nawe akagenda, Claude akaza agakaraba akagenda, Jean Pierre nanjye ubwo nkaza ngakaraba nkagenda. Mu by'ukuri nkanjye Jean Pierre uje gukaraba ahantu abantu bakarabye ari 5, ni ikibazo gikomeye. Nihitiraga rero, ariko icyo nari nshatse kuvuga nuko Mutagatifu Clemence ntago yatinze mu by'isi, ahubwo yaravuze ati ubwo uyu mugabo agiye reka nanjye mpitemo inzira nziza, aho noneho ntazongera kugira agahinda, kuko uko ugira abantu benshi niko ugira agahinda. Buri umukobwa wakundanye n'abantu benshi, abagabo benshi, cyangwa umugore agize abagabo benshi, uko niko n'agahinda kiyongera, kuko ntihabura abamuhemukira. Yahisemo rero kwiyegurira Nyagasani, we udatenguha, we mbese we bazabana iteka, aba ari we ahitamo kwiyegurira. Bavandimwe rero, natwe mu buzima busanzwe hari igihe dushaka ibintu n'abantu bikaza tukabona biragiye nk'uko byaje. Ntago ari umwanya wo kugira ngo twijujutire Imana, ahubwo ni umwanya wo kugira ngo twicare dufate ibyemezo, dufate imyanzuro twigishijemo. Kandi Imana yahisemo kujya kwiha Imana, ibyo yari atunze byose abihereza abakene, harabifashisha, ubundi yiyegurira Imana. Ese wowe iyo ubonye ibyo warimo byanze ukora iki? Aho ntuhitamo kujya mu nzira zitari zo. Abantu bakuru ngo bashobora kuba hari ukuntu bikoza ahantu bakabaza ngo mumbwire neza ko umugabo wanjye yapfuye, ko nari mfite business igahomba, byagenze bite? Uri kubaza umuntu nkawe, ugasanga barakuyobeje rwose. Aho kugira ngo ufate umwanzuro wongere wenda utangire cyangwa se ukora ibindi, ugasanga bigutesheje umutwe, aruhijeho kukuvanga mu bwonko, akakubwira ngo rero ngo mama wawe niwe wabiteye. Mama wawe se kuko niyo yaba ari we, icyo wakora ni ukumusabira. Nta nubwo icyo ukeneye ari ukumenya ko ari we wabikoze, ahubwo ni uko waba yaragize uruhare wese mu kugira ngo usubire inyuma, ni ukumusabira ku Mana. Bavandimwe rero, ubwo twizihiza amateka ya Mutagatifu Clemencia, natwe twivugururemo ako kantu ko kugira ngo niba duhuye n'ibyago twongere dutekereze neza, duhitemo neza. Buriya yahisemo neza kuko yashatse noneho umugabo utazongera gupfa ukundi. Natwe rero mu buzima busanzwe, mu byemezo dufata, tuze twirinda kugira abo tugirana nabo ibibazo, cyangwa se kurushaho kugenda tubyikururira, kubera ko iyi si n'ubundi tuyirimo turi abashyitsi, kandi uko tuyirimo nibyo bigena aho tuzaba nyuma y'iki gihe. Niba warabaye mu isi nta bikorwa by'urukundo, nta kintu ukora na kimwe Nyagasani yaza guhembera, none se nyine urumva uzahembwa kandi ntacyo wakoze? Ni ikibazo. kandi warahawe ibyo gukoresha. Iyo turiho uyu mwuka tuba dufite ni impano n'igishoro. Abiga iby'ikoranabuhanga babyita ngo ni igishoro, mu mbabarire ni entrepreneurship. Bavuga ko igishoro cya mbere just nuko duhari duhumeka. Niba wabyutse igishoro wakibonye, ahasigaye gikoresha. No kuri roho nuko iyo tubyutse duhumeka, tubyutse tukabona turahari, kuko tutabibonye nuko ko tutabyutse, ni igishoro cyangwa se ni amahirwe duhawe yo gutegura ahazaza hacu mu buzima butari ubw'umubiri. Rero tugerageze kugira ngo aya mateka twizihiza adufashe kugira ngo dutegure koko ejo hacu.
bavandimwe rero turifuriza umunsi mukuru mwiza bitwa ba Clemence mwese umunsi mukuru mwiza. Ibigo byiragije uyu mutagatifu, abihaye Imana, ingo z'abihaye Imana, amakampani atandukanye n'imiryango yiragije uyu mutagatifu, ndavuga ingo, mwese umunsi mukuru mwiza. Kiliziya yose umunsi mukuru mwiza. Clemence mutagatifu udusabire. Dusabye umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Clemence mutagatifu udusabire.